Yesu ashimwe bakunzi ba Hoziyana TV, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, aho muri mu mpande z'isi zitandukanye, abari muri Amerika, abari muri Aziya, abari muri Oceania, abari muri Afrika, abari mu Rwanda, abari i Burayi, abari hirya no hino, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Njyewe rero tugiye gusangira ijambo ry'Imana, nitwa Nzaramba Jean Paul, ndamuvuga butumwa ni mu itorero rya ADEPR, nkorera umurimo w'Imana muri ADEPR Nyarugenge, aho ngaho nyine Nyarugenge bakunda kwita mu Gakinjiro, niho nkorera umurimo w'Imana. Ndamuvuga butumwa bwiza, hanyuma ndi umugabo wubatse, mfite umugore, mfite n'abana 4, mfite abahungu 2, mfite abakobwa 2. Shimye Imana iduhaye ubu buryo kugira ngo dusangirire hamwe ijambo ry'Imana. Mbahaye ikaze rero, hanyuma mbere y'ibyo byose reka tubanze gusenga Imana, hanyuma tuza gusoma ijambo Imana ashize ku mutima wanjye, tunakomeze tunariganireho ariko tumaze gusenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, Mana ishobora byose, ndagushimiye muri uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo dusangire hamwe na bene data ijambo ryawe. Ndakwinginze ngo muri uyu mwanya uze ubane natwe, ari njye ugiye kuganira, ndakwinginze data wa twese mpinduka umugende wawe, hanyuma bene data nabo bagiye kumva bahinduke data wa twese uri mu ijuru, mitima yabo imere nk'ubutaka bwiza, bwa bundi bwatewemo imbuto hanyuma zikamera ari nyinshi. Ubashyigikire nanjye ushyigikire, ukuboko kwawe kwiza kubane natwe, uduhe ibihe byiza muri uyu mwanya, tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Munyemerere rero dusome ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka. Turasomamo imirongo 2 mu bice 5, umurongo wa 15 na 16. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Luka, dusome ibice 5, umurongo ni wa 15 n'uwa 16. Haravuze ngo nyamara inkuru ye irushaho kwamamara, iteraniro ry'abantu benshi riteranira kumwumva no gukizwa indwara zabo. Ariko we abavamo yiherera mu butayu asenga. Amen. Bibiliya iravuze ngo ariko we abavamo yiherera mu butayu asenga. Imana ishimwe. Dusome ikindi cyanditswe kiri mu gitabo cya Esiteri. Dusome Esiteri ibice 4. Esiteri ibice 4, dusome umurongo wa 12, dusome kugeza ku murongo wa 17. Ni harehare aho gato, ariko reka tuhasome kugira ngo tuze kumva neza icyo Imana ishaka kutubwira muri aya magambo. Nuko babwira Moridekayi, ni Esiteri 4:12. Nuko babwira Moridekayi ubutumwa bwa Esiteri. Moridekayi nawe arabatuma asubiza Esiteri ati, we kwibwira yuko ari wowe wenyine uzakira mu Bayuda bose, kuko uri mu nzu y'umwami. Kuko ni wicecekera rwose muri iki gihe ntakizabuza Abayuda gutabarwa bakoroherwa biturutse ku bandi. Ariko wowe n'ab'inzu ya so bazarimbuka. Ahari aho icyakwimitse ngo b'umwamikazi ni ukugira ngo ugire akamaro mu gihe gisa n'iki. 15. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi aramusubiza ati, genda uteranye Abayuda bari Shushani bose mwiriza ubusa, munsabire mumara iminsi 3 ku manywa na nijoro, mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi niba nzarimbuka nzarimbuke. 17. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza uko Esiteri yamutegetse. Amen. Imana ni habwa icyubahiro, kandi Imana ishimwe cyane. Hamwe n'iyi mirongo ndifuza ko tuganira ijambo rivuga ngo umumaro wo gusenga cyangwa umumaro w'amasengesho. Nimvuga umumaro w'amasengesho ndavuga ngo eske mu masengesho ubundi havamo iki? Ni iki bitumarira iyo umuntu yasenze? Ariko iyo umuntu yasenze koko ni iki kivamo, ni iki kiba? Ndagira ngo babwire ko abantu benshi muri inzira y'agakiza turimo, muri urugendo rujya mu ijuru turimo, ndagira ngo babwire ko uburyo abantu basa, uburyo abantu bangana, cyangwa se reka mbivuge gutyo, uburyo abantu bareshya mu mwuka n'ibiro bafite mu mwuka bingana n'imbaraga bashoye
babana n'Imana. Uko ureshya bingana n'icyo washoye wegera Imana. Hanyuma ibiri ufite n'uburyo ureshya bingana n'uburyo witanze. Kandi ndagira ngo ubwire ngo ko ukureshya mu mwuka n'ukungana mu mwuka ni wowe wabishatse, ni wowe wabihisemo. Ubishatse hari ibyahinduka. Ubishatse watandukana n'ibyo ufite hakiyongeraho ikindi. Ariko utabishatse uzagumana ibyo biro mu mwuka, ariko ubishatse byakwiyongera. Bivuga ngo ni amahitamo yawe rero. Ubimenye neza, ukabisobanukirwa, ukabyumva neza, hari ikindi kintu cyakwiyongera. Niki ishatse rero kukubwira? Nshatse kukubwira ko uburyo umeze, uburyo uteye, uburyo urwana intambara, uburyo utsindwa, uburyo unesha, uburyo ukorera Imana, uburyo ubana, mbese uburyo witanga mu murimo, ibivamo umusaruro uvamo, Imana igireba ikabona, ikagushima cyangwa ikakugaya. Ibyo byose biterwa n'icyo washoye, biterwa n'icyo wowe wakoze, kuko Bibiliya iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Imana rero igufashe kandi nanjye imfashe. Ndashaka kubabwira ngo umumaro wo gusenga nuwo. Ikintu kivamo, ndababwira amagambo atatu. Iyo abantu basenze icyo bakuramo, iyo abantu basenze bibamarira iki? Ndababwira amagambo atatu. Ijambo rya mbere, iyo umuntu abana n'Imana, iyo umuntu yegera Imana, ku Mana ahakura amakuru yo mu ijuru atandukanye n'amakuru abandi bose bafite. Kubera ko iyo wegereye Imana ugira icyo bita amakuru y'impamo yo mu buzima bwose, cyane cyane ayo mu mwuka, ariko kandi no ku buzima bwawe bwa buri munsi ukaba ufite amakuru ayobora ubuzima bwawe ukuye ku Mana, kandi amakuru y'ukuri. Kubera ko iyo twegereye Imana, ni Imana ikora, ni Imana ivuga. Iyo turasenga tuba turimo turaganira nayo. Iyo rero tuyibwira nayo iratubwira. Iyo tuyegereye iganira natwe. Imana rero ni guha umugisha, kandi Imana ibane nawe. Nayo ngo ijambo rya mbere umumaro w'ayo masengesho ni uko utunga amakuru atandukanye n'ay'abandi batunze. Amakuru abandi batunze amakuru rimwe na rimwe ashobora kuba ari ibihuha, andi saa y'ukuri. Ni ibinyoma menshi aba ari ibinyoma yuzuye. Ugasanga rero ahahamura benshi, atera ubwoba benshi, ahagarika imitima abantu. Ariko iyo umuntu yegera Imana imuha amakuru y'ukuri, amakuru amuhumuriza, amakuru amwereka ngo ejo mu gitondo, umwaka utaha, mu kwezi gutaha, mu rugo rwanjye cyangwa mu kazi kanjye cyangwa mu muhamagaro. Imana ikwihera amakuru y'impamo, kandi amakuru y'Imana ni amakuru atuma mu rugendo udahagarika umutima mu rugendo. Ni amakuru atuma umutima wawe utaguhagararamo, kubera ko wayabwiwe n'Imana ishobora byose. Ndagira ngo ubwire ko niwegera Imana neza uko ibishaka, ukabikora uko ibishaka, ndagira ngo nkubwire ko uzabana n'Imana utunze amakuru. Uzabana n'Imana ufite amakuru y'Isiyoni, ufite amakuru ku bana bawe, ufite amakuru ku mugore wawe, ufite amakuru ku mugabo wawe, ufite amakuru mu muhamagaro wawe, kubera ko wabanye n'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi abantu bitwa ko basenga, ibibazo byinshi bafite bayoborwa nuko ibinyamakuru birimo biravuga, bagahagarika imitima bitewe nuko amaradiyo arimo kuvuga, bitewe nuko imbuga zitandukanye zirimo ziravuga. Ndagira ngo mbabwire ko imiyoboro yabaye myinshi itanga amakuru ni myinshi, ariko ubona ko abantu basa n'ibyo bakura mu binyamakuru, abantu basa n'ibyo bakura mu mbuga. Ubona ko ubuzima bw'abantu busa n'ibyo bacira mu buryo bwa buri munsi, cyangwa se mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ariko niwegera Imana neza, subiremo, niwegera Imana neza, ukabana n'Imana neza, ugafata ijambo ryayo, hanyuma ukayegera mu mwanya, ukicara ku mukeka, ukicara ku itapi yawe, ukicara mu nzu yawe, ukicara mu mwanya mwiza wo gusenga, ukayihamagara, izaguha amakuru atandukanye n'ay'ibinyamakuru biguhereza. Imana mwiguha umugisha, kandi Imana ibane nawe. Umwanya ufata ukijijwe ujya mu bindi, niyo makuru burya wunguka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kandi mubyumve neza, kubera ko iyo tuvuze gusenga tuba tuvuze n'umwanya umuntu atanga.
rero niba umunsi ugira amasaha 28, umunsi niba ugira amasaha 28, wowe amasaha 28 akaba nta saha nimwe ku munsi wahaye Yesu cyangwa wahaye Imana. Ya saha Yesu yigeze asaba ba Petero bari Getsemani, arababwira ngo ese munyimye n'isaha imwe, munyimye n'isaha imwe. Iyo rero uyimanye buri munsi ukajya witangira iminota 5 gusa, iminota 2 gusa, iyo minota 2 washoye uzakira amakuru ahwanye n'iminota 2. Reba rero mu minota 2, ese ubundi umuntu mu minota 2 mwaganira iki? Ese mu minota 5 umuntu mwaganira iki? Ibyo rero ibyo byavamo ni nabwo buryo uteye, ni nabwo buryo umeze, ni nayo makuru ufite bitewe n'igihe utanga ku Mana. Amakuru ufite ku Mana ahwana n'igihe wayihaye. Urumva rero mushiki wanje, urumva mwene data, niba utanga iminota 5 buri munsi, urumva ko uri umukene ku makuru yo mu ijuru. Kandi aya makuru ntutekereze ko akennye. Amakuru yo mu ijuru ntabwo akennye, ahubwo amakuru yandi adutera ubwoba mu buzima niyo usanga abantu bajya gushaka buri munsi. Ubona ko umuntu ashobora kugura na za mega adashobora no kujya no ku macano avuga ibintu by'Imana nk'iyi turimo turavugiraho, ugasanga abantu bigire ku zindi cano. Ari amakuru mukurayo turiya dukomedi na twatundi n'abajya muri za zindi z'ubusambanyi za pornography, amakuru kurayo usa nayo. Niyo mpamvu ariko niwegera Imana uzatunga andi makuru, kuko amakuru y'Imana arakize. Iyo umuntu abana n'Imana abakize, abafite amakuru meza yamutunga mu buryo bwo mu mwuka. Imana nibane nawe kandi Imana nikugirire neza. Ndimo ndabaganiriza iki? Ndimo ndabaganira ngo iyo abantu babana n'Imana bakegera Imana ukajya mu busabane n'Imana, ntabwo ujya utazi, ntabwo ukora ibyo utazi, ntabwo bakazitereyemo, kubera ko uba ufite amakuru akuyobora, uba ufite ijwi rigutegeka kora ibi bivemo, ibi bireke, ibi byihorere, ibi uzabikore. Uba ufite ijwi rikuyobora. Usanga rero bene data, iyo umuntu ari umuririmbyi, biranatangaje niba unaririmba uburyo niba uririmba wowe uburyo udashaka amakuru y'umuririmbyi wabaye muri Bibiliya n'uburyo yaririmbye, udashobora no gushaka n'amakuru ya mukuru wawe waririmbye cyangwa se ya mwene so wundi waririmbye mbere yawe, ngo byibura ngo yaciye he, yabigenje gute. Ariko ugasanga wowe wirebera abakomediye, wirebera n'abakinnyi b'umupira, ugasanga uri umwigishwa w'ibindi bintu bana nabyo, aho kugira ngo ube umwigishwa wa Yesu. Niba warakurikiye Yesu, kuki udashaka ibya Yesu ukajya gushaka iby'abasitare b'abakinnyi b'imipira? Ugasanga hari umuntu w'umukinnyi w'umupira yamubereye ikigirwamana, uzi amakuru ye de A a Z, uzi amakuru y'abakinnyi ba filime, uzi amakuru y'abasitare baririmba indirimbo izi zisanzwe. Ugasanga niba ukurikirana ubuzima bwabo bwa buri munsi, urabuzi amafaranga bakorera ku munsi, amafaranga bahembwa ku kwezi, yayo binjije, abo babana nabo, ibyo bakoze. Ugasanga umunsi urangira wowe wikurikirira bo, ugasanga ufite amakuru yabo, ariko kandi amakuru y'Imana, kandi witirirwa umuntu w'Imana, witirirwa umuntu uririmba mu rusengero, witirirwa yewe ugasanga ni umuntu ni n'umuvugabutumwa mu nzu y'Imana, ariko ni umuvugabutumwa udasoma Bibiliya, ni umuvugabutumwa utabana n'Imana. Biratangaje uburyo umuvugabutumwa utabana n'Imana, uburyo umuvugabutumwa cyangwa se uburyo umuririmbyi cyangwa se umushumba utabana n'Imana, uburyo azashumba inama za Yesu kandi afite andi makuru y'ibindi bintu akurikira mu buzima busanzwe. Ibyo bintu rero ubana nabyo, wahaye umwanya ijoro ryose WhatsApp, ijoro ryose kuri Instagram, amanywa yose kuri Facebook n'ibindi. Ugasanga ngo uzakora mu nzu y'Imana, ngo uzashumba abantu, ngo uzabwiriza, ngo uzahanura. Biratangaje uburyo wahanura mu nzu y'Imana kandi utabana n'Imana. Ese ubwo buhanuzi bwawe ntabwo bwizewe, kubera ko umuntu utabana n'Imana ntakwiye guhanura mu iteraniro ry'abera. Niba ubana n'ibindi bintu ukabura umwigishwa w'ibindi bintu, biratangaje uburyo watanga umusaruro mu rusengero kandi udafite ijwi ry'Imana rikuyobora, udafite amakuru y'Imana akuyobora. Mutega amatwi munyumve, kandi munyumve neza. Umumaro wo gusenga, iryo jwi rirahenda, nimubikinishe, rirahenda cyane. Nuza kuza gusoma Luka ibice bibiri, harimo abantu babiri babanye n'Imana
kandi bategereje amasezerano. Ariko ikintu cyabaranje ngo bagumaga mu rusengero ngo basenga Imana, ntibigeze basa n'abandi, ntibigeze babaho nk'abandi, kubera ko iteka ryose iyo begeraga Imana ngo Imana yarabaganirizaga. Umugabo wa mbere n'umusaza witwa Simeyoni, ni Luka ibice bibiri. Simeyoni yabanye n'Imana, ni umusaza. Abandi Bisirayeli baracogoye ngo bategereza amasezerano ngo baracogora, ariko Simeyoni yigira inama, aravuga ngo nje nzaba mu nzu y'Imana iteka ryose. Ngo maze ngo Imana ibonye umutima wa Simeyoni ngiraza ngiramusanga, iramubwira ngo Simeyoni, kubera ko wabanye nanjye ukaba imbere yanjye, ndakurahiye. Imana imuha amakuru, iramubwira ngo abandi bazapfa, ariko wowe ntabwo uzapfa udateruye Mesiya. Reba isezerano yari afite, reba amakuru yari afite. Nukubera iki? Nuko yabaye imbere y'Imana. Ngo abandi barapfa, akabona abandi basaza barapfa, akabona abandi bakecuru barapfa, akabona abantu barimo barapfa, kandi akabona abandi barashayisha mu byaha. Mesiya se azaza ryari? Ngo ariko we ngo arindira ihumure ry'Abisiraheli. Imana iramubwira ngo nukuri, kubera ko wabaye imbere yanjye, reka ngumenere ibanga, wowe uzaterura Mesiya. Mesiya naza nzanakubwira ko yavutse, kandi najya no ku rusengero nzakubwira ko yagiye mu rusengero. Uzave mu rugo, hanyuma nzamukwereka, uzamuterura, kubera ko wabaye imbere yawe. Reba iryo banga Imana yamumeneye, reba ayo makuru Imana yamuhaye. Ugira ngo ni amakuru y'imfabusa, ugira ngo ni amakuru akennye, kuko ubwira ngo Mesiya uzamuterura. Ayo ni amakuru akomeye. Ayo makuru Simeyoni arayabika. Abandi barapfa, arababwira ngo njye sinzapfa, hari icyo Uwiteka yambwiye. Yari kukimubwira gute atabaye imbere y'Imana? Ese Imana yakuganiriza gute wibera kuri pornography? Wowe Imana yakuganiriza gute wibera gusa muri ibyo bindi bitagira umumaro? Ntabwo Imana yakuganiriza iyo umuntu aba imbere y'Imana, umutima we akawuhereza Imana. Senga kugeza ubwo Imana ivugana nawe. Imana iguha umugisha, kandi Imana ibane nawe. Abantu n'abakene, abantu n'abakene rwose. Abantu batunze ibintu, abantu batunze amakuru ya za .com, batunze amakuru yo ku maradiyo, batunze amakuru yo ku mateleviziyo, batunze amakuru y'abastare batandukanye, ariko nta makuru ya Yesu bafite. Kandi bitwa ngo n'abasirikare ba Kristo. Mutekereze vraiment umusirikare wa Yesu, ariko bifitiye andi makuru y'abandi bantu, ariko adafite amakuru y'umugaba we, adafite amakuru y'umuntu wamuhamagaye. Imana nibane nawe, Imana nikugirire neza. Igihe uhereza Yesu kingana gite? Hanyuma rero reba uwo muntu udafite briefing za Yesu mu buzima, ntafite briefing za Yesu. Iyo umuntu abana na Yesu arakubwira ngo nugera hano bizagenda gutya, nugera mu kazi biraza kugenda gutya, nugera uri indege, nugera muri iki gihugu uzabigenza gutya. Ubwo barabyibura. Umuntu afite ishusho y'amakuru ya Yesu yamuhaye mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma mu rugo muzifata mutya, hanyuma bizagenda ugasanga ugasanga umuntu afite briefing za Yesu za buri munsi. Reba rero uwo muntu umeze gutyo, n'uburyo arwana intambara zo mu mwuka. Intambara zo mu mwuka ntabwo zimutsinda. Intambara zo mu mwuka arazitsinda, kubera ko aba afite ijwi ry'umugaba w'ingabo witwa Kristo umutegeka. Reba rero umuntu wirirwa mu bindi, akorera imyitozo ku mateleviziyo, agakorera imyitozo muri abakobwa babambaye ubusa, niwe akorera imyitozo. Hanyuma reba uwo muntu ukorera imyitozo ahandi, ariko agashaka kujya kuri tele ngo azatsinde. Ntabwo uzatsinda. Intambara zo mu mwuka zizakunesha, zizagukubita hasi, kubera ko imyitozo ukora ntabwo ihagije. Ariko abitoza baba imbere ya Yesu, intambara zo mu mwuka bazanesha abadayimoni na Satani, kubera ko bitoreza kwa Yesu. Ariko usanga abakristo bandi bitoreza muri ibyo. Imana ni guha umugisha. Uwa kabiri ni Ana. Ana ni umugore wabaye, ni umugore uri muri Bibiliya, ni hepfo nyine kwa Simeyoni, ni muri biriya bice bibiri. Ni kuri 25 ugeze hasi, niho ayo makuru y'abo bantu babiri ari. Ana nawe yararindiriye ngo umugabo yarapfuye, ngo ararindira, aravuga ngo ubwo umugabo apfuye nzarindira, ararindira kugeza ubwo nawe yaje kuza guterura Mesiya. Bari bafite amakuru y'impamo, kubera kuba imbere y'Imana, kubera kuba imbere y'Imana. Ndimo ndababwira ijambo rikomeye, nyamara ndimo ndababwira ijambo rikomeye. Ubu abahanuzi bapfa guhanura, abavuga butumwa ni inyigisho yamufashije ejo hashize cyangwa mu mwaka washize, akumva yayijyana mu nsengero zose avuga ikintu kimwe. Kubera iki? Ntajya imbere y'Imana ngo Imana imuhereze amakuru mashya, ntajya imbere y'Imana ngo Imana imuhereze ibyigisho bishya. Ntabyo no gushaka ibyigisho by'abandi. Impamvu ntujya imbere y'Imana wamuririmbye, jya imbere y'Imana, Imana iguhereza indirimbo nshya.
indirimbo y'abandi si yawe, iy'abandi yagize umumaro mu gihe cyayo, arico Imana yayitangiye, ubwo yagize uwo mumaro. Imbere y'Imana nawe iguhereza ibintu bishya, imbere y'Imana hari ubutunzi bukomeye, imbere y'Imana hari ibintu Imana itubwira. Imana ibane nawe kandi Imana igushoboze. Igihe rero iminota 2 wahaye Imana, uzafata amakuru y'iminota 2 nutanga isaha. Imana nuko nguko siko se umwanditsi umwe yaranditse yaravuga ngo Imana ku kigo ry'Imana iziyerekana nk'igoramye, ariko ku munyabwenge iziyerekana nk'umunyabwenge. Uko Imana uyihaye ni nabwo buryo nayo ikwiyerekamo, ni nabwo buryo ikwiyerekamo. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Nuyihereza iminota 2 izaguha iminota 2, nuyihereza isaha uzayibona mu isaha, nuyihereza amasaha 3 izajya ibyibuha, izazana imbaraga, izazana ubushobozi, izazana ubutware bitewe n'igihe wayiyerekeyemo. Uko nguko uko usenga ubana nayo nibwo buryo ikwiyerekamo. Amakuru rero ufite angana n'igihe wayihaye. Reba rero ko ufite urugo uri sous informé y'ibintu biri kubera iwawe. Reba uri papa w'urugo ariko ibintu biri kubera iwawe ntabyuzi. Abadayimoni baje bari basurugo rwawe ntabyuzi. Reba ufite company, ufite business ariko nta makuru ufite. Reba baguhaye imirimo y'ubudiyakoni ariko nta makuru ubifiteho. Nukubera gusa umudiyakoni ntuzi nimba ari Imana yabivuze, ntuzi nimba itabivuze. Uraje uraririmbye ntuzi ko ari Imana yabivuze cyangwa itarabivuze. Baragupropose ngo uzaba pasiteri ufuye kubyemera, ntuzi ko ari Imana yabivuze cyangwa itarabivuze. Uzakora ibintu utazi, uzaba mu bintu utazi, kubera ko nta gihe cyo kwegera Imana ufite. Kandi Imana ntigufata ku ngufu, ariko mu bushake bwawe nuyegera bizakugira umumaro. Uzaba mu bintu uzi neza, uzahagarara mu bintu uzi neza, uzahagarara muri korari uvuge ngo kabisa Imana irabinyemera gukora uyu murimo. Uzaba mu muhamagaro wawe ufite amakuru, utari umuntu gusa w'impumyi mu by'urimo. Ugiye mu isoko ntuzi iby'urimo, ugiye muri business ahantu ntuzi iby'urimo, ariko Imana izaguha amakuru. Abakugambanira ntumenya, abashaka kugutega imitego ntumenya, abashaka kugutegera mu magambo ntabyuzi, ibintu byose ntubizi. Ariko ubona ko abantu benshi ahubwo bagiye kuraguza. Yewe mukozi w'Imana, muhanuzi w'Imana, Imana iramvugaho iki? Ariko ibyo ni amafuti, na makosa, nta kimana ikuvugaho biciye mu bandi. Suko Imana itabikora, suko Imana itakoresha abakozi b'Imana, ariko ibyo n'ubuhumyi. Niyo mpamvu abantu benshi babapfunyikira amazi, ukabona n'abantu benshi banabiguze, ukabona n'abahanuzi babaye abandi bantu barimo barakorera amafaranga mu buryo butari bwo. Mukozi w'Imana, Imana iramvugaho iki? Muri iyi minsi se amakuru y'Imana nayaye? None se niki? None se Yesu yapfiriye abo ngabo bonyine? Bibiliya avuga ngo umwenda ukingiriza hera bagize gute? Watabutsemo kabiri kugira ngo buri wese yigerereyo. Ariko abantu babaye abantu barandatwa ngo bazakugezayo, ngo bazakubwira. Ntacyo bakubwira. Umwenda ukingiriza hera warantabukiye, nigererayo nawe igerereyo. Kwa Yesu nta reception ibayo, kwa Yesu nta reception ibayo. Igerereyo, nta muntu ukubariza, nta muntu ugushinzwe. Umva ntawe Yesu niwe ugushinzwe cyane. Igerereyo hanyuma aguhe amakuru. Yesu aguha umugisha. Yesu nabane nawe kandi Yesu agufashe. Na Yesu ubwe mwamwumvise yarigereragayo. Yabonaga abantu batangiye kumufana, batangiye kumukomera amashyi, akabona bizamugora. Akavuga ngo ndabona mutangiye kunkomera amashyi, ngo akabavamo. Niho twasomye ngo akabavamo, ngo akiherera mu butayi kujya gusenga kugira ngo ajye gushaka andi mavuta mashya, kugira ngo ajye gushaka izindi mbaraga nshya. Niko yabikoze. Naho twebwe twagumye mu bantu gusa, bavuga butumwa bagumye mu bantu, abahanuzi bagumye mu bantu, abakozi b'Imana bibera mu bantu gusa. Umuntu uzafasha abantu, umuntu uzagira umumaro abandi, rimwe na rimwe arabibeta akabavamo, hanyuma akajya kwihererana n'Imana kugira ngo azabone amakuru mashya. Niko na Mose yabikoraga. Mose yajyaga ava mu bantu akajya ku musozi agatindayo. Yesu nabagirire neza, Yesu nagufashe. Ufite amakuru make, kandi amakuru ufite nushaka gutunga miliyari y'amadolari kuri konti, ariko udafite amakuru yo mu ijuru, urakennye, uri umukene. Ntugakene ijwi ry'Imana, ntugakene amakuru y'Imana. Muri ibi bihe reba ibihe turimo turinjiramo. Udafite imvugo y'Imana mu bitekerezo byawe ngo uyoborwe n'ijwi ry'Imana, wazayoborwa reba abayobozi babaye benshi, abashaka kutujyana aho bashaka babaye benshi. Reba aya madini uburyo arimo kuvuka buri munsi. Ibikuyobora ni byinshi, ibigukeneye ni byinshi. Nutagira ijwi ry'Imana uzayoborwa n'iki? Niki kizakuyobora? Ko buri wese akubwira ngo ngwini wacu. Va muri
muri iri dini, ijya muri iri. Abantu barimo barahindagura amadini buri munsi ngo bashaka ko baruhuka, ariko guhindagura amadini si wo muti, ahubwo ijwi ry'Imana, ijwi ry'Imana. Gumana ijwi ry'Imana. Yesu aguha umugisha kandi Yesu akugirire neza. Gumana ijwi ry'Imana, Imana ikwiteho kandi Imana ikurengere. Ukuboko kwiza kw'Imana nikubane nawe. Icyama Imana ikagukoraho, ugashakira Imana umwanya. Nta mwanya ufite, wagiye kuri telefone wibera muri telefone, wagiye mu mafilime wibera mu mafilime, wagiye mu maseri ureba season ukasubira mu episode, season n'ama episode, nta makuru y'Imana ufite. Cyakoze uzi ngo filime itangiye aha ekasasoza aha, uzi ukabivuga kugeza ubwo amasede 80 amasede 100 uyatondekanya neza ukamera kuyavuga, ariko utazi kuvuga umurongo wo muri Bibiliya, utazi kuvuga muri Matayo, utazi kuvuga muri he, utazi ibya Yesu. Iyo makuru ya Yesu utayafite, ariko ufite amakuru y'amafilime, ntabwo ari ibyo. Intambara zo mu mwuka ziragukubita hasi. Iki ni igihe cyo kwegera Imana. Uwo ni wo mumaro wa mbere, nuko Imana igendana nawe mwijwi, irakuyobora, ikaguha amakuru y'Isiyoni. Ibintu byo mu rugo rwawe ntibikagutungure. Ibintu byo mu rugo rwawe mama ntibikagutungure. Bavuze ngo hari icyo Imana yambwiye ku mugabo wanjye, reka niturize, Imana izamuhindura. Naho wowe ifite amakuru y'ibihuha, bakubwiye ngo umugabo wawe yagiye, umugabo wawe yaguciye inyuma, ugahera muri ibyo kubera ko nta makuru mufiteho afatika, ahubwo umutwe wawe barawushuhije. Abakwanga n'abanga urugo rwawe na Satani wanga urugo rwawe yaragushuhije. Ufite amakuru y'ibihuha ku mugabo wawe, urenda no gusenya kubera iki? Nta makuru afatika ufite. Ariko ni wegera Imana izakubwira ngo umugabo wawe ndamuzi, umugabo wawe ameze gutya, ariko humura, nzabigenza neza. Uganatuza, ntugire n'urusaku iwawe mu rugo, kubera ko ufite ijwi ry'Imana riguhumuriza. N'abagore bagenzi bawe bakubwiye, abagabo b'inshuti z'umugabo wawe bakubwiye, famiye yawe yakubwiye, ukabona n'umugabo nawe nuko ayirwanya muri telefone y'umugore, kamubwira ngo uzana telefone yawe ndebe ibyo bakwandikira. Tuza wa mugabo we, ufite amakuru make, ariko nugira amakuru y'Imana, ibyo bintu byose bizatuma utuza. Yesu akugirire neza, Yesu agufashe, Yesu akwiteho. Ni byiza kwegera Imana. Imana yacu iravuga, kandi abantu babana n'Imana bavugana n'Imana. Na muri Bibiliya muzarebe harimo ingero nyinshi z'abagabo bagiye bashobora urugendo, n'abantu bagiye bavugana n'Imana. Mu gihe ba Datani na ba Biramu basakuzaga, Mose yabaga afite ijwi ry'Imana rimubwira ngo tuza, bwira Abisirayeli bakomeze bagende. Akaba arimo kuvugana n'Imana, akaba ari kubana n'Imana. Ba Yosuwa bagendanaga n'Imana, bavugana n'Imana. Nicyo cyatumaga urugendo barushobora bigenda neza. Naho twebwe ubona ko igihe cyacu cyinshi twibera mu by'isi, dufite andi makuru, kandi ayo makuru yandi ntazadufasha mu ntambara zo mu mwuka. Yesu nabane nawe, Yesu nagufashe mu izina rya Yesu. Icya kabiri, iyo twasenze Imana iduhereza imbaraga. Iyo twasenze Imana iduha imbaraga. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo iyo twasenze Imana iduhereza ibyo kurya byo mu mwuka. Izo nizo mbaraga zo mu rugendo. Iyo twabanye n'Imana tuba tubonye ubushobozi bwo gukomeza urugendo. Imana ikugirire neza mwene data. Birakwiriye ko twegera Imana kugira ngo Imana iduhereze impamba ikomeye, impamba ihagije. Urugendo rwacu turaterera, hanyuma tukanamanuka, tukagenda no mu bibaya, hanyuma nahatambika tukahagenda. Bisaba imbaraga nyinshi, ariko twegereye Imana, Imana iduhereza umutima utera imbaraga. Ya masengesho nibwo imbaraga ziza. Ibyo duhuye nabyo, iyo tuzamutse umusozi ntitunanirwa. Imana iguha umugisha, Imana ibane nawe. Ni nk'imodoka itajya muri entretien, ntibyakunda. Imodoka iri buve Kigali ikajya Rusizi, ntibyakunda. Indege iri buve hano i Kanombe ikajya muri Ethiopia, cyangwa ikajya no muri Afrika y'Epfo, ntabwo byakunda. Ntibyakunda kwigerayo idafite amavuta. Idafite amavuta ntiyakunda. Imodoka niyavana ngo ijye Rusizi n'ahandi hariho hose idafite amavuta. Impamvu ijya muri entretien imenesha amavuta, hanyuma bagashiramo essence, mu ndege bagashiramo benzine. Nukubera iki? Nukugira ngo ibone imbaraga zo kugira ngo izaguruke. Nawe ntabwo ushobora kuzakomeza urugendo, uzananirwa. Ariko iyo twegereye Imana tuba tugiye kunywesha, tuba tugiye imbere y'Imana ngo iduhereze izindi mbaraga sha, urugendo rukomere. Niyo mpamvu ba Daniyeli bageze i Babuloni ntibacogora, ngo yasengaga 3 mu munsi, yasengaga mu gitondo, saa 9 agasenga, nijoro agasenga. Ariko impamvu yasengaga nukugira ngo abone imbaraga sha zo guhangana n'abadayimoni bari i Babuloni. I Kigali hari imbaraga duhanganye nazo, muri Afrika hari imbaraga duhanganye
muhanganye nazo, iyo za Burayi na za Amerika murimo murarwana n'imbaraga zikomeye, ariko ntabwo murimo gusenga. Ariko nusenga Imana iraguhereza imbaraga nshya zo guhangana n'abadayimoni baraho hose turi. Ariko abantu bacu n'abanebwe, abakristo babaye abanebwe, abakristo bagiye ku mateleviziyo birebera amateleviziyo gusa. Ariko iyo usenze Imana iguha imbaraga nshya. Imana igumugisha. Imana ibane nawe. Nico Yesu yakoze. Nusoma muri Luka 21 3:6 ngo yirirwaga yigisha ngo ariko gwakwira akazamuka ku musozi wa Elayono. Umwami wacu Yesu, mutekereze Yesu usenga, wowe udasenga urinde. Mutekereze Yesu Imana, Yesu ushobora byose, Yesu ufite imbaraga ziruta za Satani, Yesu waremye byose, Yesu nta na kimwe kitaremwe nawe, ariko agafata umwanya wo kurara Elayono ngo buri joro ngo asenga. Ariko wowe ukaba umunebwe ukaryama ngo bazagusengera. Ntabwo bibaho. Izo ni inyigisho z'ubuyobe. Ni inyigisho z'ubuyobe. Hari n'abababwira ngo ntacyo musenga, si ngombwa kwiyiriza ubusa. Gute ngo si ngombwa kwiyiriza ubusa? Ibintu Yesu yakoze, ugira ngo Yesu ibintu yakoze byose niyo yabikoze atwereka urugero rwiza. Ngo si ngombwa kwiyiriza ubusa, ngo Yesu yari yadusengeye. Ntabwo ari byo. Haraho yategetse aravuga ngo uyo mudayimoni akurwamo no gusenga wirije n'ubusa. Hari imbaraga duhura nazo buri munsi zifata abana bacu, zataka ingo zacu, zitwataka mu mihamagara aho turi, zitwataka mu kazi. Hari imbaraga zitwataka mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hanyuma urimo uravuga ngo ntabwo uziriza ubusa, ngo ntabwo uzafata umwanya ngo wo kubana n'Imana. Ico ni ikinyoma cyambaye ubusa. Izo ni inyigisho z'ibinyoma. Gusenga Yesu yarabidutegetse ngo aranabitubwiye muri Luka 21 ngo nuko mube maso musenge kugira ngo mutsinde ibyenda kuba. Yabitegetse uwitwa Petero, arambwira ngo musenge mutagwa mu mosha. Matayo 21 guhera kuri 46 nako 40 Matayo 26 murongo wa 41 yabitegetse abigishwa ngo nibasenge. Intumwa zagiye mu cyumba cyo hejuru zihamara iminsi 10 zirimo zirasenga. Ibyo ni misezerano risha nyuma yo kuzuka kwa Yesu. Intumwa niba zarasenze iminsi 10, urimo urambwira ngo gusenga ngo nubuyobe? Gusenga si ubuyobe. Gusenga ni itegeko ry'umwami. Ni itegeko ry'umwami yadutegetse gusenga. Nibyo bizana imbaraga, nibyo bizana amavuta masha, nibyo bizana imbaraga nshya mu buzima bw'umukristo. Izi mbaraga dukoresha ari gihe zisaza. Yego, nkuko amavuta mu modoka saza hanyuma ikajya kumenesha kandi kongera ikanywesha andi, niko no iyo dukora buri munsi. Iyo mbwiriza gutya imbaraga zirashira, iyo ngenda mu buzima bwa buri munsi imbaraga zirashira, iyo mvuga hirya no hino imbaraga zirashira, iyo ndimo ndacuruza imbaraga ziba zirimo zirashira, iyo ndi muri bank ndimo ndakora imbaraga ziba zirimo zirashira, iyo ndimo ndatanga ama service atandukanye mu buzima bwa buri munsi izo mbaraga ziba zirimo zirastakara. Bisaba ngo wongere uze ku Mana Data unyweshe wakira izindi mbaraga kugira ngo ejo ubuzima bwo kunesha, ubuzima bwo mu mwuka ejo mu gitondo buzakunde. Niba bavugiye kuryama, senga neza, nubyuka usenge neza kugira ngo umunsi wose wirirwa n'imbaraga zinesha. Imana ni guha uburyo bwo gusenga mu izina rya Yesu. Icyagatatu, iyo twasenze amasengesho ahindura ibintu, ahindura imigambi y'abadayimoni. Nirezime nyine ni mucamake ndimo ndabahereza umuboro wo gusenga. Umuboro wo gusenga ni munini cyane. Iyo wasenze amasengesho ahindura imigambi y'abadayimoni. Urugero n'urunguru abayuda bakoze. Esther yabwiye Moridekayi, aramubwira ngo sawa, nyuma y'ibyo byose umaze kumbwira, na makuru maremare nayo, ariko nyuma y'ibyo umaze kumbwira byose, genda usengere. Genda usengere ufatanye n'abandi bantu b'abayuda bari hano i Babuloni. Ni musengere iminsi 3 mutarya mutanywa. Nanjye n'abaja banjye turabikora gutyo, dusenge turebe ko hari ikimana yakora. Niko babikoze. Esther yari umwamikazi. Esther rero ntabwo yigeze amutegeka aramubwira ngo genda usenge ngo hanyuma ngewe ndyame. Hari ibintu mwege mudukorera ukabona abantu barakize, abantu babonye amafaranga cyangwa n'abatayabonye n'abashomeri, ukabona birirwa basabiriza amasengesho. Mudusengere, twararwaye, mudusengere, twarabuza akazi, mudusengere, twabuze urubyaro, mudusengere. Iyo mudutuma kubasengera ntacyo bitwaye, nta nubwo ari nabibi, ariko kandi ntabwo byuzuye.
ntabwo byuzuye, ntabwo ubwira abantu ngo bagusengere ngo ujye uryama hanyuma urye hanyuma uruhuke, kuko ufite abakozi bagusengera. Rwose ihangane, kuko umusonga wundi ntabwo umusonga wundi ntujya ubuza umuntu gusinzira. Ibyo mubimenye mubyumve, umusonga wundi ntubuza umuntu gusinzira, umusonga n'uwawe. Hanyuma urimo uratuma abantu ngo bagusengere ngo hanyuma wowe usinzire, ntabwo ari byo. Ibyo ntabwo ari itegeko ry'umwami. Yego niba gusengere, ariko nawe senga, fata umwanya uba imbere y'Imana. Esteri nawe afata umwanya ajya imbere y'Imana. Umwamikazi yiriza iminsi 3. Umwamikazi muramwumvise, umwamikazi afata iminsi ngahe 3. wowe surinde ngende umuvuga butumwa, reba urwego ndiho, ndi umuvuga butumwa ngo ariko ngo sinasenga. Wowe urindeze, wowe uri ku ruhe rwego ku buryo udashobora gufata umwanya ngo ujye imbere y'Imana. Reba ibitero biri wawe mu rugo, reba atake ziri mu muhamagaro wawe, reba business yawe uburyo yabaye atake, reba akazi ukora uburyo abadayimoni bateye, reba ibyo uzi n'ibyo utazi uburyo byaguhagurukiye, reba uburyo abadayimoni bashaka gukurimbura. Nkuko uyu mugabo Hamani yashatse kurimbura Abisirayeli, Hamani, ariko Moridekayi yarabimenye. Reba uburyo nabo bafashe ingamba, barasenga. Gusenga bihindura imigambi ya Hamani, gusenga nibyo bihindura imigambi y'abadayimoni. Barimo barara bagupangira, barimo barara bapangira umugore wawe, barimo barara bapangira abana bawe, barimo barashaka kugira ngo abana bawe babagira ibirara, ariko wowe uraryamye urasinziriye, urugo rwawe rwabaye atake kuri. Ntabwo ari byo. Amasengesho niyahindura imigambi ya Satani. Barasenga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri ngo barasenga, Esteri ngo arasenga, na Moridekayi ngo arasenga. Umunsi wa gatatu Esteri abwira abaja, arababwira ngo ngiye ibwami, ngo kandi ngibwira Asuwerusi ibirimo kuba. Ngo ku munsi wa gatatu ngo arakaraba, ngo yambara ikanzu ye, ngo aragenda. Ngo byari bibujijwe kuko tamuhamagaye, ngo ariko byaratangaje ngo muri icyo gitondo ngo agezeyo, ngo byari bitemewe kugira ngo ugereyo, kuko wagendagayo batamuhamagaye, atamutunze inkoni. Abasirikare bamucikije ngo bahitaga bamwica, ariko amasengesho akora igitangaza. Ngo akigerayo ngo umwami ngo amubonye ngo amutunge inkoni, hanyuma akimutunga inkoni ngo abasirikare bamanura inkota. Bivuze ngo uwo muntu winjiye tutamuhamagaye, kubera ko mutunze inkoni nakire aramuhamagara, aramubwira ngo Esteri we, sinaguhamagaye, nikikuzanye ntabwo nkizi, ariko nubwo wansaba icya kabiri cy'igihugu ndakiguha. Ayo ni amasengesho yahinduye, nubwo amasengesho yavuguruje itegeko ry'ibwami, ariko agerayo arambwira ngo sinshaka igihugu, ndagushaka wowe na Hamani. Ibyakurikiyeho abantu benshi mwarabisomye murabizi. Hamani yaritabye. Nyuma yo kwitaba kwa Hamani agenda yishimye avuga ngo ndabashikiriye nzabica, reka mu gitondo ngende nzasabe na Moridekayi, hanyuma mbere ko njya mu nkera ku nshuro ya kabiri Esteri amamagaye, nzica na Moridekayi, mbanze nice Moridekayi mu rukerera, hanyuma nje ibwami nje kwitaba Esteri n'umwami, mbikore nezerewe. Inama ze inshuti ze bamugira inama ngo turare dupanze, hanyuma tumanike igiti cya mikoro 50. Uzinduke mu gitondo musabe, ubanze umumanike, hanyuma mu gitondo 2 ugende mu nkera, hanyuma usangire n'umwami kazi umaze kumanika umwanzi wacu witwa Moridekayi. Ndagira ngo mubwire ko Moridekayi bamukorera inama yarageze ku munsi wa gatatu. Umunsi wa gatatu arimo gusenga. Ubwo bakoraga inama ngo bamumanike, we yarari imbere y'Imana arimo gusenga Imana. Ubwo bavugaga ngo mu gitondo turamwereka, we yararimo gusenga Imana. Reba rero bamugiraga inama arimo gusenga. Hanyuma wowe abadayimoni bakugira inama urimo gukora iki? Urimo wibereye muri filime, bazakuniga. Reba uburyo abadayimoni bagupangira wibereye muri filime, wibereye muri za match, bazakuniga. Ariko bamupangiraga yibereye mu masengesho. Amasengesho ahindura imigambi y'abadayimoni. Reka mbabwire, ukureshya, ukungana, ukumeze bingana n'umwanya uhereza Imana. Uko abadayimoni bakubashije bingana n'igihe watanze. Niba n'umubiri warakunaniye, kwa kundi wifata, kwa kundi umeze, bingana n'igihe uhereza Imana. Nta tuzashinja Imana, nta n'uzarenganya. Izo mbaraga ufite wirirwa watura Imana imbabarire, bingana n'imbaraga ushora. N'imbaraga ushora ku Mana. Ariko nubishaka Imana ukayihereza igihe, hari ibintu bizahinduka. Yesu nakugirire neza, Yesu nabane nawe. Barasenze, bamaze gusenga, undi nawe ajya mu gitondo agiye kumusaba, hanyuma Asuwerusi aramubwira ngo yewe Hamani, ikikuzanye mu gitondo sinkizi,
ariko njyewe naraye nanone nibwira kubera ko nasomye mu bitabo by'ubucurabwenge nsanga hari umugabo witwa Moridekayi. Ubwo Moridekayi yasengaga niko n'umwami yari arimo gusoma ibitabo ijoro ryose yananiwe gusinzira. Amasengesho ya Moridekayi yabujije ibitotsi umwami arimo aribwira icyo yamukorera kugira ngo amugirire neza amugororere. Hamani ari mu byo kwanga nzamumanika, ariko Ahasuwerusi nzamugororera. Hamani nzamumanika, Ahasuwerusi nawe nzamugororera. Ariko amasengesho ya Moridekayi ibyo byose niyo yabitegetse kuko yadasenga hari gusohora ibya Hamani, ariko kuko yasenze hasohoye ibya Ahasuwerusi umwami. Hanyuma abaza Hamani mu gitondo aramubwira ngo umwami akunze kubaha bamugenza bate, niko yamubajije. Hamani agira ngo niwe bagirira neza, avuga ibintu bitatu byiza. Avuga ikanzu y'umwami ngo barayimwambika, kabiri bamushyira ku ifarashi, gatatu ngo ifarashi bayambika ikamba ry'izahabu, ikamba ry'izahabu ngo ikagenda irabagirana, icyakane ngo bashaka umugabo ngo w'umunyacyubahiro kuruta abandi, ngo akaba ari uzajya imbere y'ifarashi avuga ngo umwami akunze kubaha. Ahasuwerusi aramubwira ngo mu bagabo b'abanyacyubahiro kuruta abandi ni wowe. Ibyo byose hatabuzemo na kimwe, ugenda ubikorere Moridekayi ku irembo ry'ibwami. Nuko Imana yatabaye Abayuda. Nusoma ibice 9 bya Esiteri ngo ibintu bateguraga muri kwa kwezi ngo birahinduka, ngo bari bazi ko ngo babagiraho ububasha, ngo ariko ngo Abisirayeli ngo abari bo babagiraho ububasha, ngo hanyuma birahinduka ngo bagubwa neza, ngo bagira umunezero kuko batsindishijwe n'Uwiteka. Ariko iyo badasenga ntibyari guhinduka. Nawe nudasenga hari ibintu bitazahinduka mu rugo rwawe, nudasenga hari ibintu bitazahinduka mu buzima bwawe bwa buri munsi, nudasenga hari ibintu bitazahinduka mu muhamagaro wawe, ariko nusenga hari ibyo Uwiteka azahindura. Imana ikoresheje wowe. Abantu benshi bajya bibaza iki, Imana ikoresha twebwe, ni twebwe. Imana igikoresha amasengesho yacu kugira ngo hagire ibihinduka. Hanyuma ayo masengesho yawe menshi uwakoze Imana izahindura byinshi. Hanyuma utwo dusengesho twawe duke hahindutse bike. Imana ihindura ibintu bitewe n'icyo wakoze wowe. Nicyo ntibazakubeshe. Niyo mpamvu abagabo bitwa Daniel baba abagabo bikomerezwa, baba abagabo bibitangaza, basenze menshi, Imana ibakoresha ibihambaye kubera menshi. Yesu impamvu yacunguye agakora umurimo w'indashyikirwa, umurimo wo gucungura itorero, ni uburyo bukomeye, n'imbaraga yari yarashoye, yari yarabibye, hanyuma asaruramo umusaruro ukomeye uruta indi misaruro yose abantu bazagira, witwa itorero. Yesu aguhereza umugisha. Itorero niwo musaruro wavuye mu mbaraga Yesu yashoye. Niwo musaruro ubaho wa mbere. Kubona itorero ni umusaruro ukomeye. Imana ibane namwe, Imana ibagirire neza. Utwo dusengesho ayo masengesho yawe make ufite ibingana n'amasengesho, utunze ibingana n'amasengesho, nibyo Imana iguha umugisha, Imana iguhezagire. Wasenga ni ibintu bitatu amasengesho atumariye. Ugira amakuru, ntabwo utungurwa ibyiwawe nibyo mu muhamagaro n'ubuzima bwa buri munsi. Kabiri, Imana iguha imbaraga zikomeza urugendo. Gatatu, ibintu ujya mu bintu bigahinduka, imigambi y'abadayimoni, imigambi ya Satani ukayihindura kubera kugira gute? Kubera gusenga. Imana ikumera umugisha. Usanze ufite igihe cyo gusenga, niba ntacyo ufite bwira Imana ngo Mana nakwimye igihe mbabarira, hanyuma shoboza umu buryo bwiza bwo gusenga. Usanze hari ibyaha waguyemo kubera intege nkeya wagize, hari ibyo rwose wagize kubera intege nkeya wagize, ntago washoye imbaraga, niyo mpamvu wagiye utsitara mu buzima, niyo mpamvu wagiye uyoborwa n'umubiri wawe, kubera ko umubiri wawe ntiwigeze ujyana mu masengesho, ntiwigeze ubana n'Imana. Izo nizo resulta zabonetse n'izibyaha kubera ko utigeze ubana n'Imana. Ariko bwira Imana ikubabarira, nta kindi kintu uzakora uru rugendo kugira ngo urushobore neza bimbere y'Imana. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana igufashe. Usanze hari intege nkeya wagize, bwira Imana ikubabarire. Usanze nawe kandi nurakira Yesu, urumva ushaka kwinjira muri mubare w'abantu basenga Imana, nawe wakire Yesu, bwire Yesu ngo Yesu mbabarira, hanyuma nanjye numa shaka kukwakira mu mutima, hanyuma Imana ikugirire neza, Imana igufashe. Ndashoje. Yesu abagirire neza, kandi mwagize neza gufata umwanya wanyu kugira ngo dusangirire ijambo. Umwanya wafashe wumvira ijambo ry'Imana. Imana yo mu ijuru, Imana yaduhamagaye ikumera umugisha. Ariko ufata icyemezo uvuga ngo ndashaka kubana n'Imana. Biriya bintu ureba bireke. Kureba pornography n'icyaha bireke. Biriya bindi bintu by'abantu bambaye ubusa, biriya bintu byose bivemo bireke. Ziriya nkuru z'amanjwe, ziriya nkuru zidafite umumaro zireke. Biriya bituma umubiri wawe uba mubi, bigatuma umubiri wawe utabigitambo, uratinda kuri televiziyo cyane, utinda kuri filime cyane, uratinda cyane.
cyane, amasaha 8, amasaha 6, amasaha 5 ureba biriya bintu gusa, ariko udashobora kujya muri Bibiliya, udashobora kujya mu mwanya mwiza wo gusenga, uratinda cyane, utinda mu bitagira umumaro, hanyuma bikagutakariza imbaraga, hanyuma ugasanga wabaye igikoresho cy'abadayimoni, ukaba igikoresho cya Satani kubera ko utashoye kwa Yesu. Ariko iyo ushoye kwa Yesu, Yesu niwe ugukoresha, hanyuma ukaba igikoresho cye. Ariko iyo utindanye n'ibindi bintu ubu mwigishwa wabyo, ariko iyo utindanye na Yesu ukaba umwigishwa wa Yesu. Yesu agumugisha kandi Yesu abane nawe. Reka dufate umwanya dusenge kandi uce bugufi. Imana iracyagukunda kandi Imana igufitiye imbabazi nyinshi, iracyagukunda humura, ariko ushobora kugaruka hanyuma ukayegera. Yesu akugirire neza, Yesu akugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Dusenge Imana. Mana data ndagushimiye mu izina rya Yesu, ngushimiye imbabazi zawe Mana, ngushimiye n'ubuntu bwawe bukomeye, ndagushimiye umwanya uduhaye wo kuba imbere yawe, umwanya wo kumva ijambo ryawe, umwanya data wa twese w'igiciro gikomeye, umwanya wo kutwigisha ngo tukwegere. Mana data wa twese, reba mushiki wanje uciye bugufi mu mutima, reba mwene data uciye bugufi mu mutima, abantu begereye ibintu byica ubugingo, ariko reba uburyo aciye bugufi kuko yabanye n'ibyica ubugingo cyane, umubabarire kandi umweze, hanyuma uyu munsi utanga imbaraga data kugira ngo mwami abantu bafate icyemezo cyo kukwegera. Kukwegera bizadukiza, ntawakwegereye ngo afire imbere yawe, abakwegereye bose barakize, abakwegereye mwami bahakuye ubutunzi bukomeye, kuko iri jwi ryawe rituyobora, n'aya makuru yo mu ijuru atuyobora. Aya makuru dushaka gutunga mu buzima turayakeneye, kandi amakuru aduhumuriza, amakuru atari ibihuha, amakuru atarimo ibinyoma, abiwawe gusa. Izi mbaraga zo mu rugendo turazikeneye, dukeneye ko hari ibintu hindura mu mafamiye yacu, hari ibintu hindura mu rugo rw'uyu mugore, mu rugo rw'uyu mugabo, mu buzima, muri business yiwe, hanyuma muri gahunda ziwe, mu kazi ciwe, hari ibintu akeneye ko wahindura mu izina rya Yesu. Ariko ukwaje imbere yawe, ukagiye kukwegera, ukagiye gufata icyemezo kwegera, uzumve gusenga kwabo, ubane natwe mu buryo bwose, utugirire neza mu izina rya Yesu. Kandi abafashe umwanya wose mwami Imana bateza amatwi ijambo ryawe, ubaho umugisha, ubaho umugisha, ubaho umugisha, ubaho umugisha, kandi uhindura ubuzima bwacu kugira ngo twakire ubuzima bushya buturitse mu masengesho. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu, amina.